Shalom, shalom, shalom. Ni kuri Bisage TV show. Turashimira Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo. Turashimira Imana yagendanye natwe. Turashimira Imana yabanye natwe. Turashimira Imana yatugiriye neza. Turashimira Imana itarigeze iduhana. Turashimira Imana itarigeze idutererana. Turashimira Imana Data wa twese wagiye utwitaho akabana natwe mu bihe nk'ibi ngibi, mu bihe se cyangwa bikomeye n'ibindi twagiye ducamo. Ariko Kristo ntabwo yigeze dusiga twenyine, yakomeje agendana natwe. So rero uyu munsi wa none nuzuye ibyishimo, nuzuye umunezero. Mbega navuga iki? Mbega nakora iki? Mbega nakwiturika Imana ko irushije kutugirira neza, ko Imana irushijeho kubana natwe mu bihe nk'ibi ngibi. Rero inshuti zanjye, abakunzi banjye, abavandimwe banjye, ab'Imana yagiriye neza tukaba turi kumwe kuri uyu munsi wa none, abagihumeka umwuka w'abazima, ni ukuri Data akomeze abiteho kandi agumye abagirire neza. Gusa iyi si igenda itwigisha ibintu byinshi, ariko kandi muri ibyo byinshi byatuma tudashima, byatuma hari icyo tuvuga imbere y'Imana. Shalom rero bene Data, kandi Umukiza akomeze agumane natwe. Zanjye, abavandimwe banjye, abakunzi banjye, ababyeyi banjye, inshuti z'umusaraba, dukomeza kubana namwe kuri uyu murongo, kuri iyi channel yanjye ya Bisage TV show. Ndabizi murankunda, hari abantu bajya banyandikira muri komenti bakambwira ko bankunda, hari n'abandi bagenda banca intege, nabyo ntibyabura, kuko abacantege tugomba guhura nabo, n'abadukunda nabo tugahura nabo. Rero uyu munsi wa none ngiye gushimira inshuti za Bisage TV show, abantu bagendanye nanjye. Ni ukuri mugikomeza kugendana nanjye, ntabwo nahwema kubabwira ko muri ab'agaciro ku buzima bwanjye, ntabwo nahwema kubabwira kuko muri abanyamumaro ku buzima bwanjye, kuko muri inshuti nyanshuti. Mu minsi yashize twari twagize ibyago, nabonye inshuti kuri uyu murongo wa YouTube channel, abantu barambwira pole, abantu barambwira ihangane mu isi si iwacu, ariko kandi mu isi si iwacu niko bigomba kugenda. Inshuti zanjye rero mwarakoze kandi ndabashimiye kuko mugikomeje kubana nanjye. Hari abantu bagize iminsi bambwira ngo njye mbabwira utuntu tumwe na tumwe, ntabwo ari vie privée, ntabwo ari vie privée. Ni nka kwa kundi umuntu ashaka kukubwira ati se mu mutwe wo karabiki, se bigenda gute? Aho ngaho nabangiye kubamamariza abantu badukorera mu mutwe, abantu dufite ibyo dukoresha, nabyo ntacyo twazabikora tukamamaza, tukabivuga nkuko twamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. N'ibindi nabyo twabikora, ariko byiza bihesheje Imana icyubahiro, bitari mu mujyo mubi, ahubwo biri mu mujyo mwiza wo kugira ngo tuganire n'abantu badukunda. Rero uyu munsi wa none ndashimira inshuti zanjye, umuntu wifata akavuga ati reka ngirire Jane neza, reka mwambike. Muri kubona ko nambaye neza, nateze igitenge neza, nambaye neza. Mama Gaera ndamushuje cyane, Mama Norane ndamushuje cyane. Mama Norane ntabwo ajya akunda gutega igitenge mu mutwe. Mama Gaera Inyamata rwose niwe inshuti yanjye, ajya akunda gutega ibitambaro. Ngira ngo wabonye ko nakwiganye. Dukomeze tubane nawe, ndabizi ibyo nkurikirana umunsi ku wundi. Rero uyu munsi wa none nejejwe n'Imana mu mutima wanjye, kuko Imana ijya igendana natwe, Imana ijya igira ijambo ryiza rizima ituvugaho kandi ikarisohoza. Hari abantu baherutse kumbwira, barambwira shaja ngo turagukumbuye, ngo ujye ukora rimwe, ngo ubundi ntukore, bakanyandikira komenti, abandi bakampamagara, abandi bakagenda bambwira ibintu byinshi bitandukanye. Ariko muri iyi si, muri uru rugendo, tugenda duhura n'ibitunaniza, tugenda duhura n'ibidukomeza. Ntabwo duhura n'ibitunaniza byonyine, tugenda duhura n'ibitunaniza, tugenda duhura n'ibidukomeza. Ibyo byose bikadutera imbaraga zo gutuma dukomeza gukora. Ndashimira rero abo bantu bose, abantu mukomeza kutugirira neza, abantu mudutekereza mukabana nanjye. So rero uyu munsi nakoze ndi njyenyine, muri kubona ko ndi njyenyine, cameraman wanjye ntahari, niyestariye njyenyine, ndi gukora njyenyine, ntabwo azi ko ndi gukora kino kiganiro. Natekereje ndavuga uyu munsi mwiza ku buzima bwanjye, nimubona ndi gukora kuri kamera
cyangwa mukabona ndi kwigizayo ntibibatera ikibazo kuko ndimo nditoza nanjye kuba nakora kameramani adahari. Kameramani wakosheje kubura ariko nta kibazo, tuzaza dukora. Rero uyu munsi sinabibabwiye, uyu munsi kubera uyu munsi ari ku itariki 11 z'ukwezi kwa gatandatu, itariki nziza Imana yangiriye neza, itariki nziza Imana yavugiyeho amasezerano ku buzima bwanjye agasohora. Ibyo byose muri kubibona ko nambaye nk'ababyeyi, nk'abamama. Uyu munsi rero niwo munsi niswe umugore. Uyu munsi niswe umugore, ndasezerana mu rusengero, ndabyemera imbere y'ababyeyi, ndabyemera imbere y'amategeko, ndabyemera imbere y'inshuti n'imiryango. Rero uyu munsi nifuje cyane gukora iki kiganiro kugira ngo n'ubundi nkomeze nshimire Imana, nkomeze mvuge ko Imana yangiriye neza. Hano kuri YouTube channel Bisage TV Show tujya dukunda kuvuga imirimo y'Imana. Narababwiye ngo tuzazana abantu batanga ubuhamya, tugende dukora kuri buri kintu cyose, ariko ikintu ciza gifite injyana yatuma twebwe tukomeza ibyo twizeye. Siko bimeze bavandi, nizere ko ntawe mbangamiye. Impamvu ibyo byose nari mbivuze nuko umutima wanjye wuzuye ishimwe. Rero uyu munsi urakomeye ku buzima bwanjye, uyu munsi uraremereye cyane cyane cyane, muri kubona ko nishimye. Hari umugabo witwa Michel uvuye muri Amerika, ajya akunda kubwira abantu, akababwiza ukuri, akababwira mbega amagambo akomeye. Ejo bundi yaravuze, aravuga ngo kera ngo iyo bashyingiraga umuntu, kera iyo mbega iyo umuntu yakoraga ubukwe, ngo yabaga umuntu w'amarira, agahinda, nyine ibyo bintu byose. Ngo ariko uyu munsi wa none biratangaje ko abantu barimo gushingirwa, ngo akamarera mu gitondo aseka, akageza nimugoroba muri reception, akageza mu gutwikurura kwa nimugoroba akihaseka. Ntaco bitwaye. Michel rwose nta kintu bitwaye. Hari umunsi wo kuvuka, hari umunsi wo gupfa, hari umunsi wo gushingirwa, hari n'umunsi wo gupfa. Umunsi wo kuvuka ababyeyi, inshuti n'imiryango baba bavugije impundu, bakishima bakavuga ati Mana yanjye umubyeyi yakoze, yabyaye umukobwa mwiza, yabyaye umuhungu mwiza. Mbega ababyeyi, inshuti n'imiryango bakishima. Uwo ni umunsi wa mbere. Umunsi wa kabiri ni umunsi w'ubukwe. Umuntu agira iminsi 3 mu buzima. Iyo minsi 3 rero tugomba kwenjoyinga umwe wenyine niwo tuba tuzi umunsi wacu w'ubukwe wonyine. Umunsi wo kuvuga ntubuzi ngo bigenda gute. Ababyeyi bakubyaye nibo baza bishima, inshuti n'imiryango bakavuga congratulations, bakaza guhemba, bakazana ibikoma, bakazana Mana yanjye, ibintu bigashyuha, ababyeyi bakaberwa, impundu zikavuga mu muryango. Umunsi w'ubukwe nabo aba ari ibirori byawe. Ndi gusobanura ibyo Michel yavuze. Aba ari ibirori byawe kuri wowe, uko ugomba kwenjoyinga, ugomba kwishimira, ugomba kwakira neza n'umutima wawe. Ubwo ndi kubwira abantu wenda batabyumvishemo neza, uyu munsi ugomba kuwishimiramo nkuko nanjye nishimye. Ugomba kuwishimiramo, inshuti, ababyeyi, babandi bishimye uvuka, babandi bavugije impundu uvuka, n'ubundi nibo baba bakwiye no kuvuza impundu wakoze ubukwe, Imana yakugiriye neza, wakuza wavuye mu ciciro kimwe ukaja mu kindi. Umunsi wo gupfa nabwo ntabwo umuntu aba ahari. Babandi bavugije impundu wa munsi, babandi bakwambariye wa munsi, kuri uyu munsi wa nyuma w'ubuzima bwawe, bose baza baboroga bakarira. Ari wo munsi mubi abantu baza bahura nabo, ukabababaza abantu bagahora mu kinjiri. Watekereza Jane ukavuga ati agiye gute. Ibyo simbitindaho, si wo munsi wanje ndiho. Uyu munsi ko ndavuga ku munsi wanje w'ibyiza, Imana yangiriye neza, yampaye urugo rwiza, yampaye abana beza. Nkomeza gusabira n'abandi babyeyi badafite abana, batari babona umugisha Imana itanga, kugira ngo nibumve iki kiganiro, Mana ndagusabye kugira ngo umuntu utari wabona umwana acyumva iki kiganiro hazagira imirimo n'ibitangaza bikorwa kubera icyo kintu. Niba ngiye Jane ndimo gushima,
why not abandi batashima kuri icyo kintu? Mana turakwinginze kugira ngo ukomeze dukorere imirimo n'ibitangaza, abandi nabo bazabone ishimwe, bazagushima mu gihe gisa nk'icyo bazaba barimo. So rero uyu munsi nanezerewe, mbega ntacyo mfite cyo kuvuga. Mwanditsi yaranditse aravuga ngo ngize ngo mvuge igihe candenga, ngize ngo ntondagure imirimo Imana yakoze byandenga. Ariko wowe dufatikanyije, wowe tunezerana, ababyeyi banjye, inshuti zanjye, abakunzi banjye, mumenye ko Imana ari byose. Imana ni urukundo, Imana ni byose. So rero nashimiraga inshuti zanjye, nashimiraga ababyeyi banjye, nashimiraga abavukanye banjye, nashimiraga umutware wanjye, nashimiraga abana banjye, nashimiraga umuryango mvukamo n'umuryango nshatswemo. Mwagize neza kubana natwe muri uru rugendo rw'imyaka ingana gutya. Imyaka myinshi umuntu atakwigezaho, ariko Kristo wenyine akabikora kugira ngo tubashe gushima.